muri iyi si ya rurema dutuye ibyayo nta formule bigira, ntayo rwose, aho usanga umuntu utize utazi no kwandika izina rye akoresha umuntu ufite impamyabushobozi y'ikirenga. Twabyita iki uretse kuvuga ko ari amayobera? Umunyarwanda ati haba guhirwa ntihaba kwiga, undi ati inusu y'amahirwe iruta ikiro cy'ubwenge. Sinzi niba ari ukuri ariko biri hafi y'ukuri. Ntibize ariko bafite imibereho myiza kurusha abafite impamyabushobozi z'ikirenga. Duherukana nk'ubwira umuhanzi rukumbi mu Rwanda ufite tayito ya dogiteri, ariko uyu munsi ho ni ikinyuranyo. Ngiye kukubwira abahanzi b'ibihangange mu Rwanda ndetse n'abasitari bakomeye batigeze biga ariko bafite izina riremereye kandi babayeho neza hano mu Rwanda. Ntujye kure, iyo ni Urubibi TV, nge ndi Shaddy Nshuti. Uyu munsi reka nkubwire bimwe mu byamamare byiganjemo abahanzi n'abandi mu byiciro bitandukanye bacikirije amashuri ye abandi batize ariko babayeho neza. Nabikubwiye, kwiga ni kimwe, no kubona icyo ukoresha ayo mashuri yawe ni ikindi. Ntabwo bize, abandi barayacikirije ariko bafite izina riremereye. Nimvuga ko byanakugora gupfundura udushumi tw'inkweto zabo, ubyumva uko ntuntera amabuye. Ni abantu bakomeye bazwi, tunabona kuri screen za rutura, isi yose ibitegereza. Yabatangariye ku mwanya wa 9 mu bahanzi cyangwa abasitari mu Rwanda batize ariko bafite izina riremereye. Turahasanga umuhanzi Ama-G The Black. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite amazina aremereye cyane mu njyana ya rap hano mu Rwanda. Ama-G The Black yacikirije amashuri yageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye ku ishuri rya PK Kagano, aho yigaga mu ishuri ry'amashanyarazi, mu ishami ry'amashanyarazi. Nyuma yo gucikirije amashuri ye yihuguye mu gukanika firigo, akora iyo mirimo kugeza mu mwaka wa 2011 ubwo yatangiraga kumenyekana mu muziki nyarwanda akoze indirimbo yitwa Igifu, Turi ku ishuri n'izindi. Muri iyi minsi uyu mugabo Ama-G akunze kugaragara kuri YouTube yibereye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ariko n'indirimbo ajya anyuzamo akazisohora nk'iyaherutse gusohora yitwa Ndakwiyamye. Ku mwanya wa 8 mu bahanzi cyangwa abasitari bacikirije amashuri batize ariko babayeho neza banafite izina riremereye, turahasanga Nizoka Boss. Uyu mugabo ni umwe mu basitari bari inkingi za mwamba mu itsinda rya Urban Boys guhera mu mwaka wa 2007. Uyu akaba yaracikirije amashuri yasoje umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye hari muri 2006. Mu mwaka wa 2007 yahise yinjira mu muziki mu itsinda rya Urban Boys. Iri tsinda mu Rwanda risa nkaho rigenda rikendera, umuziki waryo ntukigaragara. Ku mwanya wa 7 mu basitari cyangwa abantu batize bacikirije amashuri ariko bafite izina riremereye mu Rwanda turahasanga Sasha Kate. Uyu ni umukobwa winjiye mu myidagaduro mu Rwanda mu myaka nka 16 ishize, akaba yarabaye igisonga cya 2 cya Nyampinga w'akarere ka Nyarugenge muri 2010. Nyuma yaho yinjiye mu muziki amenyekana mu ndirimbo nyinshi zirimo nk'iyitwa Igikwiye yakoranye na Dani Nanone, Wowe Gusa, Nsobanurira, Kudeta yakoranye na Bulldog n'izindi nyinshi. Yanagaragaye kenshi umukobwa mu mashusho y'indirimbo zitandukanye, akaba n'umwe mu bakobwa bazwi ku mbuga nkoranyambaga kubera ikimero cye. Sasha Kate yacikirije amashuri ye ageze mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye hari muri 2007. Nyagasani yamubereye umugisha muri byinshi mu zindi mpano zitari ukwicara ku ntebe y'ishuri. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi ukomeye rurangiranwa nawe wacikirije amashuri ariko afite izina riremereye, ni Makoni Koshwa. Uyu ni umwe mu bahanzi nyarwanda b'icyitegererezo, yatumye benshi dukunda umuziki nyarwanda. Uyu mugabo nawe w'umusitari yacikirije amashuri ageze mu mwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye. Akibivamo ibyo kwiga yahise yigira gukina ruhago, aho yakiniye mu cyiciro cya 1 n'icya 2 mu gihugu cya Uganda. Nabyo yaje kubivamo yigira mu muziki, aramamara, arakundwa, ni nayo mpamvu twamumenye, abayeho neza kandi arazwi. Ku mwanya wa 5 mu basitari cyangwa abantu bafite izina riremereye bacikirije amashuri yabo turasanga Isimbi Noeline. Uyu ni umwe mu bakobwa batigisa social media bazwi kandi cyane ku isi. Twamumenye mu mwaka wa 2019 ubwo yageragezaga guhatanira ikamba rya Miss Rwanda ariko ntibyakunda. Nyuma gato muri 2019 yaje gushyira amafoto ye y'ubwambure hanze, bituma isi irushaho kumenya cyane. Uko byamera kose ni umusitari, ubyange cyangwa ubyemere. Uyu munyarwandakazi yavutse muri 1999 yacikirije amashuri ye ubwo yari asoje umwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye. Gusa amaze kuyacikirija yagiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aha akaba yarahakoze akazi k'ubumansuzi
ariko yagarutse mu Rwanda aje guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda muri 2019, ariko ntibyakunze kuko yangiye kwitabira kuko nta mpamyabumenyi y'uko yasoje amashuri yisumbuye yari afite. Nyuma y'ibi yaje kwerekeza mu gihugu cya Nigeria, aho yaje kuva ajya ku mugabane w'Uburayi. Uyu munsi rero ari gukina filime z'urukozasoni ku mbuga zitandukanye zicururizwaho bene izi filime. Ku mwanya wa 4 mu bahanzi cyangwa ibyamamare bitandukanye byacikirije amashuri abandi batize, turahasanga Munyenshoza Dieudonné. Uyu ni umwe mu bahanzi b'abanyabigwi biyubashye kandi bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda. Afite indirimbo z'umwihariko ku mateka n'isanamitima nyarwanda. Uyu muhanzi w'ikirangirire Munyenshoza Dieudonné yacikirije amashuri ye ubwo yari asoje amashuri abanza. Nyuma yaje kwihugura, ubwo yari asoje aya mashuri yaje kwihugura nyine mu ishami mu bigendanye n'imyuga cyangwa ububaji. Atangira gukora ako kazi kuva mu 1989, niwo mwuga yakoraga. Mu mwaka w'1993 uyu Munyenshoza Dieudonné yagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Birumvikana ko yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuva mu 1993 kugeza mu mwaka wa 2016 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. Akaba yarasezerewe mu ngabo z'igihugu afite ipeti rya sergeant, no umusitari, no umusirikare. Ku mwanya wa 3 turahasanga Eric Senderi, hit international. Uyu ni umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda hose, mu mijyi no mu byaro. Uyu munyabigwi yacikirije amashuri ye ubwo yari asoje amashuri abanza gusa. Nyuma yaho yaje kwihugura imyaka 3 mu mashuri y'imyuga, aho yakoze imirimo igendanye n'ibyo yahuguwe cyangwa se yihuguriye. Aza kwihagarika mu 1993 agiye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu mugabo w'umusitari yabanje kuba umusirikare mu ngabo za RPA kuva mu 1993 kugeza mu 1997 ajya mu buzima busanzwe. Mu mwaka wa 2013 Eric Senderi, hit international, yihuguye mu ndimi z'amahanga, akaba avuga neza Icyongereza. Ni umuhanzi uzwi cyane kandi ufite abafana benshi biturutse ku ndirimbo ebyiri yakoreye amakipe akomeye hano mu Rwanda nk'iyitwa PRFC n'iyitwa Bareyo zatumye amenyekana. Niwe muhanzi ufite agahigo ko kwibika abafana b'impande zombi ku bigendanye n'uburyo ibihangano bye byamumenyekanishije binyuze mu ndirimbo ze. Ku mwanya wa 2 mu basitari cyangwa abahanzi cyangwa se ibyamamare batize banacikirije amashuri yabo hano mu Rwanda ariko bafite izina riremereye, turasanga Kalisa Ernest uzwi cyane nka Samusure. Uyu mugabo ni umwe mu bakinnyi b'abasitari ba filime z'intangarugero badashidikanwaho ku mpano zabo. Uyu mugabo yacikirije amashuri ubwo yari asoje umwaka wa 3 w'amashuri abanza gusa. Bimaze kwanga ibyo kwiga, yigiriye gukora mu kabari aho yari ari Mucoma mu mujyi wa Kamembe. Nyuma yaje kwihugura ku byo gutwara moto. Ibyo nabyo byaranze yigira mu mujyi wa Kigali. Samusure, Kalisa Ernest, umusitari uzwi. Wakwibaza ngo ku mwanya wa mbere mu basitari cyangwa ibyamamare bitize ariko bifite izina riremereye hano mu Rwanda turahasanga nde? Ntujye kuri N'Urubibi TV, nge ndi Shaddy Nshuti. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga uwo bita Ndayisenga Valens. Uyu ni umukinnyi w'isiganwa ry'amagare. Uyu musore yatwaye igare akarinyonga ryamukoreye ibigwi bikomeye byatumye atwara isiganwa kandi rya Tour du Rwanda inshuro 2 mu mwaka wa 2014 na 2016. Umunyonzi Valens Ndayisenga yacikirije amashuri ye ageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza gusa mu Rwanda i Rwamagana. Yagiye kuba umunyonzi akorera igiceri cya 50 gusa uko yatwaraga umugenzi cyangwa agatwara umuzigo. Uyu Ndayisenga Valens ubu tuvugana atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba umunyonzi, gukira, gutura muri Amerika, ese ko kirobo y'amahirwe ntiyabiruta ikiro cy'ubwenge? Nansubikiye nagushimiye kubana nanjye. Iyi ni Urubibi TV, nge ndi Shaddy Nshuti. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.